Bahaye ikaze hano kuri Key Message 250. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro ndetse n'inkomoko by'izina Eric. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kurebera hamwe amwe mu mateka yaranze uwitwa Eric Erikson. Eric bisobanura umutegetsi w'iteka cyangwa se umutegetsi w'ibihe byose. Ni izina rya kera rikomoka ku ijambo rya Nose, Eirikiri, rikaba risobanura umutegetsi wenyine cyangwa se guhora ufite imbaraga. Nubwo izina Eric rishobora gukomoka ku nkomoko ya Nose, hari imico n'imigenzo myinshi nabyo bivuga ku iri zina. Mu Kidage cya kera ryari rimwe mu mazina akunze kugaragara ku bahungu. Hirya no hino muri Danemark, Norvège na Suède, abami benshi n'abayoboke b'ubwami bahabwaga iri zina Eric. Nubwo mu mateka ari izina ry'umuhungu, birashoboka ko ryahabwa n'umwana w'umukobwa, ariko icyo gihe Eric rihinduka Erika. Aya yombi asobanura kimwe. Eric kandi ni agace k'izina Frederic. Eric igizwe n'ibice bibiri, hari bisobanura buri gihe na Rick bisobanura umutegetsi. Ni ngombwa guhitamo izina wumva rikwiranye n'umwana wawe. Eric ryabaye izina ryamamaye mu mateka mu turere twinshi two mu Burayi, naho mu bihugu bivuga Icyongereza siko biri. Mu kinyejana cya 19 ryaramamaye cyane. Nk'uko bitangazwa, Eric niryo zina rya 229 ryakunze kugaragara ku bahungu muri Amerika mu mwaka wa 2022, ariko iri zina ryamamaye cyane kuva mu myaka ya za 60 kugeza mu mpera ya za 80. Izina Eric ryakunze guhuzwa n'imico y'ubuyobozi, imbaraga n'icyubahiro. Abantu bitwa iri zina batekereza ko bafite ubushobozi bw'umwimerere bwo kuyobora no gutera inkunga bari hafi yabo. Iyi myumvire ishobora guturuka ku mazina y'amateka y'ubuvanganzo bisobanura imbaraga n'ubwami. Ba Eric bakunze kugaragara nk'abantu biyizeye, bashoboye guhangana n'ibibazo bahura nabyo, bizera ko kandi bafite inshingano zo kwita ku miryango yabo. Ku isi hose Eric rirakunzwe, ibi biterwa n'ubusobanuro bwaryo. Ushobora gutekereza uti ni bangahe b'ibyamamare bitwa Eric? Ba Eric bazwi cyane mu myuga myinshi itandukanye. Harimo abakinnyi bazwi cyane bitwa Eric, abahanzi bazwi cyane bitwa Eric, abaririmbyi bo mu gihugu bitwa Eric, ndetse n'abanyapolitike bitwa Eric. Eric Clapton nawe ni umwe muri ba Eric bazwi cyane kuri uru rutonde. Ni umwe mu bahanzi bazwi cyane bitwa iri zina. Niwe muntu wenyine winjiye muri Rock na Roll Hall of Fame inshuro 3. Afatwa nk'umwe mu bacuranga gitari batsinze kandi bakomeye mu njyana ya rock. Yashyizwe ku mwanya wa 2 ku rutonde rwa Rolling Stone rw'abacuranzi ba gitari 100 bakomeye mu bihugu byose. Aba uwa 4 muri Gibson Top 50 Guitarist of All Time. Nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro y'iki kiganiro, nkurarikira kukugezaho amwe mu mateka yaranze Eric Erikson. Tudatinze, Eric Erikson yavutse ku ya 15 Kamena mu 1902, avukira i Frankfurt mu Budage. Nyina wari ukiri muto, Carla Abrahamsen, yareze Eric wenyine mbere yo gushyingiranwa na muganga Dr. Theodore. Eric Erikson yahishwe ko yatari se umubyara, maze ahamenye y'ukuri bimushyira mu rujijo, atangira kwibaza no gushakisha ise w'ukuri. Icyari kizwi nuko nyina na se bari baratandukanye mbere y'uko avuka. Byavugwaga ko yari umwana wabyawe na nyina utarashyingiranwe cyangwa se utarigeze umugabo. Ntabwo yigeze acirye ise umubyara. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru cya New York Times ku ya 13 Gicurasi mu 1994. Ubuzima yanyuzemo mu buto bwe bwatumye ashishikarira n'ibijyanye na identity. Nyuma aza gusobanura ko akiri umwana yakunze kumva afite urujijo ku bijyanye n'uwo ari we ndetse n'uburyo akwiranye n'umuryango we. Ku ishuri rye ry'urusengero ry'Abayahudi yatotejwe azira kuba umuhungu muremure ufite amaso y'ubururu, akaba umublonde ndetse niwe wenyine wagaragaraga nk'umunordique. Kandi yaje kwanga kwakirwa ku ishuri rya Grammar kubera ko yari afite inkomoko mu Bayahudi. Ibi byose yaciyemo byatumye ashishikarira n'ibijyanye na identity formation, ariko igitangaje nuko Erikson atigeze abona impamyabushobozi mu bijyanye na medicine cyangwa se psychology. Yashishikariye kwiga amateka, Ikilatini n'ubuvanganzo, ariko umugabo wa nyina wari umudogiteri we yifuzaga ko yakwiga muri medical school, ariko Erikson we ahitamo ishuri ry'ubuhanzi.
gusa nyuma yaje kuva mu ishuri maze atembera bimwe mu bihugu by'Uburayi n'inshuti ze. Icyo gihe yashakishaga inkomoko ye, nuko igihe inshuti ye imuha ubutumire bwo kujya kwigisha mu ishuri ryari ryarateye imbere. Iri shuri ryari ryarashinzwe na Dorothée, inshuti ya Anna Fred. Bidatinze Fred aza kubona ko Erikson ashoboye kubana n'abana no kubitaho cyane, maze amushishikariza kwiga ibijyanye na psychoanalysis. Nyuma Erikson aza kwakira certificate ebyiri muri Montessori Teacher Association no mu kigo cya Vienna Psychoanalytic. Nk'uko Erikson yabitangaje, yakomeje gukorana na Dorothée hamwe na Fred iryo shuri imyaka itari mike. Erikson yaje guhura n'umwarimu w'imbyino w'umunyakanada witwa Joanne, nawe wigishaga ku ishuri yakoragaho. Uko couple yabo ikora ubukwe mu 1930, baza kubyara n'abana 3. Erikson yimukiye muri Amerika mu 1993, nubwo nta mpamyabumenyi yari afite, ariko yahawe umwanya wo kwigisha mu ishuri rijyanye n'ubuvuzi muri Harvard. Erikson yari umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Azwi cyane kubera inyigisho z'iterambere ry'imitekerereze zigaragaza ibyiciro 8 by'imikurire y'abantu kuva bakiri bato kugeza bakuze. Bimwe mu bitekerezo bye bitangaje, naho yatangaje ko hari ibyiciro by'imikurire igendanye n'imitekerereze n'imibanire y'abantu. Yagaragaje igitekerezo ko ubumuntu butera imbere mu byiciro 8. Avuga ko buri cyiciro kandi cy'ubuzima gifitanye isano n'urugamba rwihariye rwo mu mutwe cyangwa se rw'ibijyanye n'imitekerereze. Avuga ko uru rugamba rugira uruhare runini mu mitekerereze y'umuntu n'abamukikije. Amwe mu magambo atandukanye yavuzwe na Erikson agahindura ubuzima bwa benshi, naho yagize ati ubuzima nta busobanuro bwagira hatabayeho gukenerana. Ati buri wese akenera mugenzi we bakigiranaho. Hari aho kandi yavuze ko uko urushaho kwimenya niko urushaho kugira kwihanganira ibyo ubona mu bandi. Uwo yari Erikson. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ndabakunda cyane, naho ubutaha mu bundi busobanuro bw'amazina ndetse namwe mu mateka yaranze abitwa ayo mazina.